Cyumva iyo njyana ntangiye nkumvisha ntekereza yuko kumenya indirimbo yayo bitakuvuna kuko nta tandukaniro rihari ry'indirimbo ya nyayo yayo bitewe n'imicurangire yayo. Ongera uyumve neza umbwire iyo ariyo ndetse unavuga uko ubyumva nimba ari aho itandukaniye na original yayo ngiye kukumvisha. Aho umva original yayo uhuze maze umbwire ikintu wumvise, umbwire nimba ari itandukaniro ryayo. Niba ukunda umuziki nyarwanda se cyangwa n'uwo mu mahanga, ntekereza yuko kumva ino njyana yonyine ubwayo gusa nta majwi yakoreshejwe binyuze muri buno buryo yacuranzwemo, ntekereza ko bite bikwibutsa indirimbo yayo ya nyayo ndetse ukaba wanayisimbuza kuyumva ya yindi ya original yayo, ukaba wakwiyumvira ino njyana gusa bitewe n'uko nta tandukaniro riba riri hagati yazo zombi. Kuri uyu munsi tuvugana umuziki nyarwanda umaze kugera aho buri munyarwanda wese yakifuza kuba yakumva wagera, aho abasore b'abanyarwanda ibicurangisho byose bitandukanye basigaye babifiteho ubumenyi. Uyu munsi tugiye kuganira ku musore witwa Israel Papi wamenyekanye mu gucuranga igicurangisho cyitwa saxophone kizwi nko mu kinyarwanda nk'ikirumbeti. Tugiye kwifashisha ikiganiro agiranye na televiziyo Rwanda mu minsi ishize itari myinshi. Icyo kiganiro kikaba kizwi yuko gikorwa ku wa gatanu ku mugoroba kikitwa uburyohe bwa weekend, gikorwa n'umunyamakuru w'inzobere mu makuru no mu busesenguzi butandukanye witwa Gloria Mukamabano. Dore uko yakira uno musore Israel Papi. Ikaze nanone tugeze muri wa mwanya twinjira neza muri weekend, nizere ko rero mwiteguye. Abakurikiye amakuru kuva atangiye turi kumwe na Israel Papi. Noneho utaririmbye dukeneye kumva ijwi ryawe, bite umeze ute, wiri ute? Tumeze neza cyane. Umeze neza cyane. Uyu munsi rero uri hano kugira ngo dufashe n'abadukurikiye bose kwinjira neza muri weekend, nizere ko witeguye cyane rwose. Ariko akabazo k'amatsiko, iyo ni saxophone ufite? Niko bayita hari? Ya, saxophone. Warayize? Ya, narayigana gute? Narayigishije. Warayigishije? Wow. Kubera ari cyo gikoresho cy'umuziki wahisemo? Okay, ntabwo ari cyo nahisemo gusa, hari nari nsanzwe ncuranga gitari. Umunyamakuru Gloria Mukamabano yese agira amatsiko ahita amusaba indirimbo yitwa Bill, ati curangira ino ndirimbo numve. Adatinze umusore yahise ayicuranga. Tega amatwi nawe uyumvire, unashaka iyayo yumve neza, wumve ko bijyanye. Celine Dion ukaba uramuturirimbye ariko ukoresheje saxophone biraryoshye. Ese nawe ubwawe ku giti cyawe urumuha amanota ntiwayamuha?
ese urumva hari ahatandukiriye ugendeye ku ndirimbo ya Celine Dion? Ntaho. Bidatinze Gloria Mukamabano yahise amujyana mu ndirimbo z'ikinyarwanda z'abanyarwanda muri rusange. Yahise amubaza indirimbo yitwa I Appreciate ya Andi Umuntu, aririmbaho chorus. Reka twumve. I appreciate, mina appreciate, mana ubwo ngufite, nukuri ndanyuzwe. Nawe wabyumviye yuko uno musore rwose afite impano ntagereranywa. Kugira ngo ubyemere neza, reba ukuntu yacurangiye abageni indirimbo yitwa Beautiful in White, indirimbo ya Westlife. Abakunze itsinda rya Westlife bararizi cyane. Iyi ni imwe mu ndirimbo yakunzwe ndetse n'ubu igikunzwe cyane. Si ibingibi gusa, ndetse no muri Nigeria naho agerayo umva indirimbo yacuranze muri Nigeria. Ubona naho uyu munsi urubyiruko rwacu rurahisanga ho turarimbiye. Hari uturimbo two muri Nigeria bakunda, harimo twitwa twa Love Nwantiti. Aha twagiye. Yes, okay. Yabajijwe nimba kwiga saxophone byoroha, umva uko yasubije. Ako se biroroshye kwiga saxophone? Yes, biterwa n'umuhate ufite. Nk'umuhate nkanjye ngize umuhate mwinshi nayimye cyane rwose. Muri kingana gute? Ngiye nayize mu gihe gito, yarabayiga mu gihe kinini nk'imyaka 3 batarayimenya, ariko ngiye nko mu mezi 5 nageragezaga kujya kuri stage. None ngiye kugusaba indirimbo. Hari umwe mu bahanzi b'abahanga. Utekereza umuhanzi ari uwuhe? Iyo ndirimbo ni iyihe? Nta wundi ni nyakwigendera Whitney Houston. Indirimbo yamusabye ni I Will Always Love You. Izi neza yuko mwayikunze, reka tuyumve. Gloria Mukamabano byaramurenze, abura uko yifata, umva uko yamubajije. Urakoze cyane, baguha iki? Yari cyose. Yakomeje amushimira ndetse anamubaza aho yibona mu myaka iri imbere nk'umuntu wifitemo impano igana gutya, umuhanga cyane. Fuza ko nagera ahantu urubyiruko rugenzi rwanjye rundi inyuma ruzifuza kumera nkanjye, cyangwa se rugakunda umuziki kubera ko rwamboneyeho ko hari aho byangejeje, kandi nkabikora cyane cyane. Akenshi ngende umukristo, nubwo ndi gucuranga bino nkabikora ndi kuramya Imana, nkaba umuntu ukomeye cyane, ariko nk'influence urubyiruko ahanini cyane cyane. Nawe urabyumviye yuko ngubu u Rwanda ruri gutera intambwe